We have a national gender policy which is in line with our Vision 2020, a long-term development framework, and the mid-term framework, which is EDPRS. And this national gender policy actually sets the principles for gender equality and women empowerment. Kera umugabo cyangwa umugore bagiraga ibibazo mu rugo, ugasanga kwera umuco twari tumenyereye yuko umugore nta jambo yagiraga, umugore atavugaga, cyangwa umugabo akaba azi ko ari we shefu w'urugo. Ugasanga umugore niba hohotewe, uko imibare twereka ko imibare y'abagore ariyo iza ku isonga, ntashobore kuba yanavuga ibimubaho. Ariko ubu ngubu mu rwego rwo gukumira hashyizweho imbaraga nyinshi mu gukumira, dushyiraho ibiganiro mu nzego zitandukanye, mu mashuri, mu nzego z'ibanze, ku buryo ubu ngubu uwahohotewe wese ari ufashwe ku ngufu, ari ukubiswe, amenya ko agomba kugana polisi ikaba yamufasha. Kera abagore bumvaga ko bagomba kuba ari abagore bo kuba mu rugo, bakarera abana, bakoza ibyombo, bakamesera abagabo babo, bagategurira abagabo babo, gusa bakumva ko nta wundi murimo bakora, nta n'icyo bashobora. Umugore w'iki gihe arashoboye. Mbere na mbere ntangira gushaka gukora, nabanjirije ku tuntu tw'utubumba tuva mu ibumba ririya risanzwe. Maze guhabwa, mbese maze kubona amafaranga ariya y'ubudehe 20,000. Noneho bigenda bimfasha, ntangira kujya gufata inguzanyo muri banke mu matsinda. Ubwo niko nagendaga nkora nunguka niteza imbere, nzamuka, ntangira rero gukora ibi ngibi. Bwa mbere umugabo yumvaga ko nahama mu rugo, singira ahantu njya, ndetse no gutangira kwinjira muri koperative yarabirwanyaga. Ariko aho amariye kubona ngira ikintu ninjiza mu rugo, ubu mu rugo rwacu hari umutekano, ku buryo nta kibazo, asigaye abona ko twuzuzanya, ntabone ko ndi umuntu ahari w'umukozi mu rugo, ahubwo ndi umuntu nanjye wubatse urugo. Ubuyobozi bwacu ni bwiza ko bwahaye umugore ijambo. Umugore ntago agihezwa, haba mu nzego z'ubuyobozi, haba mu zifata ibyemezo, ndetse natwe duciye bugufi. Ubu turi mu nzego z'ibanze, harimo abayobozi b'imidugudu, rwose ubuyobozi bwacu bwaduhaye ijambo. Nicyo dushimira ubuyobozi mbere na mbere, bwateje imbere umudamu. Umugore yari yaheze mu gikari, umugore ntabwo yabashaga gufata imodoka ngo ajye i Kigali agenda arangura igitambaro akizane. Umugore ntabwo yabashaga kuvuga nk'uko ndimo kuvuga, ntabwo byashobokaga. None ubu ndi umugore ubasha gufata abandi bagore 20 bikesha uburinganire na leta y'u Rwanda. Abagore 20 nkabigisha mu gihe cy'amezi 6, nabo bakajya bakigirira akamaro. Ndashimira cyane leta y'u Rwanda idahwema kutugira inama no kudufasha. Icyo kintu rero kubyerekeye uburinganire bw'umugabo n'umugore hari icyo byatanze no mu byerekeye umutungo w'urugo. Hari ikiyongereyeho ko umugabo ntabwo akiri gukora wenyine mu rugo, ahubwo arafatanya n'umugore, bose bagatahiriza umugozi umwe. Icyo kintu navuga cyagize akamaro hagati y'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Iriya gahunda ya leta yo guteza imbere umwana w'umukobwa mu myigire ye, harimo kumushyiriraho ishuri ryihariye kuri we. Ni amahirwe bahaye umwana w'umukobwa. Murabizi mbere ntabwo ari uko byahoze, umwana w'umukobwa ntabwo yari afite amahirwe angana n'ay'umuhungu. Ubu hagiyeho gahunda yo guha abakobwa by'umwihariko amahirwe nabo kugira ngo bazamuke bagere ku kigero cya basaza babo mu rwego rw'uburezi. Compared to other African countries, I believe that Rwanda has done a great job in allowing women to speak up, in empowering women, because we finally realized that we have a great power as women. So having a leadership that empowers us, I think that's what makes Rwanda one of the countries that other countries should take example. I believe that the biggest personal experience that I've seen in my sector is seeing my company
impact the lives of other youth. We've been able to train over 25 youth in mobile applications development and see them build solutions that positively impact their communities. I'm proud to be Rwandan, but I'm also proud to be a Rwandan woman. Ntabwo twabura kwishimira umubare w'abagore mu nteko yacu wakomeje kugenda wiyongera. Ibi bigaragaza icyizere abagore bacu tubafitiye kubera umusanzu bakomeza gutanga uwo musanzu mu iterambere no kubaka igihugu cyacu.